السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله يشمع الله سبحانه وتعالى utabanyika ngo icyo aricyo cyose mubiriho, kandi nanone amahoro n'imigisha bisakare ku wasozeje umwana w'abahanuzi, nta yindi ntumwe izaza nyuma yayo, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza gutera ikirenge mu cyabo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko ibyiza by'abagira neza yadushira mu mubare wabo kandi akaduha umugabane ufatika. Nanone kandi kubigeragezo, ibizazane, amakuba yaba yihishe muri uyu munsi, turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko byaba uyu munsi n'umunsi uzakurikira uyu nguyu, Allah yaduha gutekana no kuyoboka, akaturinda kuba twageragezwa mu bageragezwa. Bagaragu ba Allah, turacyari kumwe n'uruhererekane rw'igitabo cyacu, isomo dukomeje kugenda twogoga tuganiraho mu buryo butandukanye, isomo rishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndaryita ko ari isomo rihambaye kubera ko twiga n'uhambaye. Allah yamugaragaje muri Qur'ani ku mico ihambaye, aravuga ati wa innaka la'ala khuluqin azim, ati mu by'ukuri yewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ufite imico ihebuje. Nanone kandi akatugaragariza yuko impamvu yo guhishurwa ntago yari iyindi, no mu nshingano zikomeye zari zimuzanye hano kuri iyi si, aratubwira ati bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, ngo noherejwe kuri iyi si kugira ngo nyisendeze yose uko yakabaye, nyisendeze imico ikwiye, imico nyayo, imico ihambaye. Niyo mpamvu bagaragu ba Allah, kwigana uyu munyamico myiza nta gihombo kirimo. Kuwa ari wese wamwigana n'ibyo ari byo byose yamwiganaho, dore ko n'abatari twe bamufataho urugero mu bintu bitandukanye. Nk'uko twabivuze mu bihe byatambutse, umugabo w'umunyamerika witwa Michael yanditse igitabo avuga ngo abantu 100 bagize imbaraga zidasanzwe mu kuyobora no kuyoboka abantu yani ku bwiganze, ndetse akaba n'icyamamare mu buryo bukomeye. Uwa mbere yashizeho bagaragu ba Allah, so umuyisilamu uyu mugabo, ariko uwa mbere yashize ku rutonde yari Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Uyu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam byari bigoye kumuvuga ibibi kubera ko nta bibi byamurangaga, byari bigoye kubona inengeze kuko nta nenge yagiraga, kugeza ubwo Hassan ibn Thabit avuga mutaka agaragaza uwo Rasul yari we, akagiraho avuga ati khuliqta mubarrara, ngo waremwe uri umuziranenge nta nenge ufite, ka annaka khuliqta kama tasha'u, nkaho waremwe uko wabishakaga, nkaho waremwe uko wabishakaga. Nukuvuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, fa idha takallamna 'anil jamali fahuwa ajmalun nas, wa idha takallamna 'anil karama fahuwa akramun nas. Niyo tuvuga umuntu mwiza kurusha abandi ku bwiza bw'umubiri, nta wundi twarenza ingohe nk'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ntabwo dushobora kumurenza ingohe, niwe wa mbere uza kukubitira bagaragu ba Allah. Niyo tugiye kuvuga umuntu wagize ubumuntu akagira ubuntu ku rwego ruhambaye, ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nkuko hadithi ya Aisha radiyallahu anha itugaragariza yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kana karima, yuko yari umunyabuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Bityo iki cyitegererezo cyacu bagaragu Allah, uyu role model wacu, niwe twari dukwiriye kuba twagira icyitegererezo cy'ubuzima bwacu. Niwe buye ry'ifatizo ry'inyubako twashaka kuzamura ku bigendanye n'imico. N'ikigo cyaba cyigisha akhlaq an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, cyaba cyigisha imico y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, fahiya qudwa, icyo kigo cyaba ari cyitegererezo ku bazaza nyuma yacyo. Cyaba kirimo kirarera ibinyejana bijya kumera nk'ibinyejana by'igihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nk'uko abasahaba bagize gute abarezwe. Reka bagaragu ba Allah, nituvuga Rasul sallallahu alayhi wasallam ku kinyabupfura yari afite, twibuka abarimu bamwigishije. Yigishijwe n'abarimu babiri, uwa mbere n'uwe atwibwirira, uwa kabiri n'uwo Allah atubwira. Uwa mbere n'uwo atubwira ati addabani rabbi fa ahsana ta'diba, ngo Allah umurezi wanjye yampaye uburere
amuburere bunoze kandi bukwiye. Uwa mbere wamureze bagaragu ba Allah, uwa mbere wamutoje bagaragu ba Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala ku giti cye. Uwa kabiri bagaragu ba Allah wari umwarimu we mu buzima bwe bwa buri munsi, wamwerekeraga akamwigisha akamusobanurira akamuha gusobanukirwa akamuha buri kimwe, yari umumalayika Jibril. Allah mu Qur'an amutakavuga ati allamahu shadidul quwa, allamahu shadidul quwa, uwamwigishije ni Jibril. Shadidun, umunyembaraga zihebuje, umunyembaraga zihebuje. Bagaragwa Allah, niba Allah tubwira ati wattaqullaha wa yuallimukumullah, nimutinye Allah, Allah azabigisha. Ka tugasanga umuntu watinye Allah gusumbya abandi ari intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ibirasobanura ngo kana a'laman nas, ni warushaga abandi bantu bumenyi, ni warushaga abandi bantu gusobanuka no gusobanukirwa. Niyo mpamvu bagaragwa Allah, iyi mbonera ikwiriye twe, ikwiriye n'abandi. Tugomba kuyigisha, tukayigaho, tukayigana, tugakora nk'ibyo yakoze, tukabaho nk'uko yabayeho, tugakora nk'uko yabanye. Ibyo byose tukabifataho nk'urugero, ariko nanone bidufasha kujya gushyira mu bikorwa atari ukubyiga kubyumva gusa. Bagaragwa Allah, twari tukiri kumwe n'uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, tugeze ku gika cya kabiri, uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yareze abagore bayo mu kubatoza kuba icyitegererezo ku bandi badamu bazaza mu binyejana biri inyuma. Uyu munsi turi mu kinyejana cya 14 nyuma yo gutabarwa kw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ariko iyo witegereje ikinyejana bagaragwa Allah n'ikinyejana intumwa y'Imana yaragamo, usangana n'uyu munsi tugikennye yuko abagore b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bakongera bakatubera imbonera mu ngo zacu kubera uburere n'uburezi bahawe n'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Kuri iki gika rero bagaragwa Allah, tugeje ku gice cya gakane, aho tubonera hamwe bagaragwa Allah yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu mitoreze ye n'ibyo yatozaga abadamu bayo, wa yuallimuhunna al-adhkara an-nafi'ata ka adhkari as-sabah wal masa. Nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajyaga ibatoza gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ibatoza gukora adhkari mu buzima bwabo bwa buri munsi, zibafasha mu buzima bwabo, zikababera nk'urukingo, zikababera nk'urukingo rubarinda ibigeragezo n'ibizazane n'amakuba, ndetse runabageza ku byiza n'ibyishimo no kwishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ka adhkari as-sabahi wal masa'i, nko kubatoza gukora adhkari za mu gitondo na adhkari za nimugoroba. Islam umma yacu irangariye cyangwa se yazindaye kuri izi adhkari, kandi adhkari zihambaye, gusingiza Imana buri ko bukeye nk'uko intumwa y'Imana bikoraga, no gusingiza Imana buri ko bwije nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajyaga ibikora. Ntabwo umuyisilamu yarakwiriye gucika intege kuri izi adhkari kubw'ibyiza bikubiye muri izi adhkari. Waislamu hari adhkari umuntu akora Allah subhanahu wa ta'ala wareba ihembo agiye kumuhemba bikarenga ubwonko, bukarenga ibitekerezo, hatta yatishu al-aql, ubwonko bukenda kuguruka. Kubera iki? Kubera ibihembo bihambaye Allah subhanahu wa ta'ala yateganyije muri izi adhkari cyangwa se muri uko kumusingiza. Ini hadithi dukesha umugore wayo witwa Juwairiya, an Juwairiya radhiyallahu anha. Hadithi yatutse kwa Juwairiya. Juwairiya nkuko twabibonye numwe muri babadamu b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam twaganiriyeho mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye. Aratubwira ati anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja min 'indiha bukratan. Icyo gihe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari yarayiwe, maze intumwa y'Imana bukeye iza gusohoka igenda, hina salla subha, ijya gusalla salatu al-fajr, thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisa. Maze intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iza kugaruka, isanga Juwairiya aracicaye, فقال intumwa y'Imana irangije avuga iti ma zilti ala al-hal allati faraqtuki alayha, yewe Juwairiya uracyari muri cya cyicaro nagusizemo, uracyicaye nka kwa kuri nagusize wicaye ubwo najyaga gusari mu gitondo. qalat Juwairiya aramubwira ati na'am, yego yewe intumwa y'Imana. faqal, maze intumwa y'Imana iramubwira iti laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrati. Ati naho njyewe navuze nyuma yawe, nyuma yo gutandukana kwanjye nawe navuze amagambo 4 nyasubiramo inshuro 3.
law wuzinat bima qulti munzu al-yawm lawazanatuhunna uramutse ufashe aya magambo ane nasubiyemo inshuro 3 ukayegeranya n'ibyo wavuze byose kuva bwacya uyu munsi aya magambo ane navuze yarusha uburemere aya magambo wabo wavuze uko yabangana uko ariko kose. Intumwa y'Imana yanje mubwira amagambo yavuze n'amagambo yoroheje abayisilamu yavuze ati navuze nti subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ani magambo navuze gusa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده وبتاغتف نبزلن ينجني بجاء الله سبحانه وتعالى نرقشي مرقا عدد خلقه أبينغانا ننغانو يبيرم نبزي ورضا نفسه أبيكانغانا نبزي شيمو بزي أكوي شيميرا يعني أكو الله بزي شيميرا أكويري غسينجز وكويري غشيميرا بجينا ينكو الله شاكا كوي شيميرا وزنة عرشه بكانغانا نورمير بجنبه ntagatifu ومداد كلماته بكانغانا نingano y'amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ubu nibwo buryo buhagije mu gushimira mu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Umusobanuzi atubwira ati ay law qubilti al-kalimati al-arba'i uramutse ugereranyije amagambo ane التي قلتها 3 مرات intumwa y'Imana amubwira ngo uramutse ugereranyije aya magambo ane navuze inshuro 3 bima qulti min awwal naharaki min al-adhkari lasawatuhunna ngo aya magambo ane gusa navuze inshuro 3 uramutse uyagereranyije n'amagambo waba wavuze mu kuva bwacya aya magambo ane yayarusha uburemere cyangwa se yanganye nayo uburemere. Bagaragwa Allah urumva ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yongeye kwigisha Juwayriya yigishije umugore wayo kandi turacyari muri bwa buryo na buri position y'ukicaye murakicaye kwa kundi kangange nange bagaragwa Allah twicara ntacyo tuvuga turimo turareba gusa umuntu arimo aratekereza rimwe na rimwe bitamufitiye akamaro cyangwa kureba bitagufitiye akamaro cyangwa uricaye gutya gusa ntacyo uri gukora ubite suri mu biti ati wapi ntacyo ndi gukora nose gutekereza iki wapi ntacyo ndi gutekereza ni gake bitubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi ni kenshi ntwe Imana tubya ati genda kuvuza amagambo ane inshuro 3 uyegeranyije n'ibyo wavuze kuva bwacya amagambo navuze yarusha uburemere. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. aya magambo ni bagaragwa Allah ni butayazihige uyasobanukirwe uje kuyigisha bawe nabo babashe kuvuga amagambo nkayo intumwa y'Imana yigishaga umugore wayo Juwayriya. mwatugita baratubwira ati faqad yakunu ba'd al-adhkari afdal min ba'd. buriya adhkari ubwazo nazo zirarutanwa hari nziza cyane kurusha izindi li'umumiha bitewe n'impamvu zikurikira. icyambere li'umumiha bitewe nuko iyo adhkari wavuze ikubiyemo byose washumuliha ikagenda ikora kuri buri kantu wagombaga kuba wavuga ariko wakaba yakavuze mu mbumbe واشتمالها على جميع الأوصاف الذاتية والفعلية بكابكو بيمو ibitangaza bya Allah subhanahu wa ta'ala byabari bishingiye ku miterere ya Allah cyangwa se bikaba bitaka ubwiza bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu bikorwa bye. fayakunu alqalil min hadha an-naw'i afdal min al-kathiri min ghayrihi. bityo bigatuma bwa busabe buke wavuze bushobora kuba bukubiyemo byinshi bikanarusha uburemere izindi adhkar ushobora kuba wavuga kuko zo zivuga kantu kamwe cyangwa se utuntu tubiri cyangwa se utuntu dutatu mu byegaragaza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. nyamara iyi adhkar wavuze ikabikubiyemo imiterere yani kugusingiza kwa kugaba gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala fi sifatihi adh-dhatiyya rikabisingiza Allah subhanahu wa ta'ala ku miterere ye uko ameze cyangwa se
في صفاته الفعلية cyangwa bikabishingiye ku bikorwa by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala umusingirizaho ku buntu bwe ubwiza bwe ineza ye n'ibindi bikorwa bitandukanye by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala فدلها وأرشدها تخفيفا لها وتكثيرا لأجورها من دون تعب ولا نصب إنما إيمان صلى الله عليه وسلم إرانجش إجيرنا مجويرية إراميريكيرا إميريكا مغامبو ميزا يوروشي كفوغا أريكا فيتي بيهمبو بيهبوجي كانت تقوي atari buze no kuba yagira icyo yamutwara ntago ari amagambo avunnye nta nubwo ari amagambo agoranye ni amagambo yoroshye ku rurimi kandi atavunnye umuntu mu kumutwara umwanya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ayo magambo gusa kuyavuga mu gitondo ubugira gatatu bifite ibihembo biruta andi magambo wavuga kuva bwacya mugaragu wa Allah uko niko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajaga ishakira abadamu bayo inyorosho ariko iyo nyorosho ibereka ikabikubiyemo ibyiza bihebuje وكان يرشدهن للأفضل والأيسر في العبادة nanone kandi kintu turebera hamwe bagaragu Allah nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajaga bashakira yajaga iberekera kuri afdal ku byiza kandi byoroshye muri ibada ikabahitiramo ikababwira ati jya ukora iki ngiki nacyo ni cyiza kandi gifite uburemere kandi gifite agaciro kurusha ibindi wakora ubikwigora muri ibada ابن ابن دكيش حديث عائشة رضي الله عنها رتبيلتي أنها قالت عائشة رتبيلتي أخذ بيدي كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت حديث دجيش الترمذي والنسائي يجيز صحيحنا الباني في صحيح الجامع رتبيلتي عائشة رتبيلتي نكون دقا كوبا إجيه نجيه كجا كري الكعبة نكون دقا كوبا نهساريرا ومنصب منه إيمان صلى الله عليه وسلم إلى أن جيه إنفتو كوبكو inyinjiza mu cyumba cya al-Kaaba irangira ambye ati jusarira hano kubera ko ahangaha naho ni kimwe mu bice bigize al-Kaaba naho ni kimwe mu bice bigize al-Kaaba yakunda gusariramo imbere gusarira muri ku musigiti wa al-Kaaba ariko none ntumwa y'Imana imyinjiza hehe muri al-Kaaba في الحديث في هذا الحديث muri imvugo twigamo masomo menshi no mu masomo twiga kaifa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi zawjatihi uburyo kintu mwa Imana sallallahu alayhi wa sallam yafashemo ukuboko umudamu wayo thumma bayyana laha anna al-hujra min al-bayt iranje mwereka yuko kira cyumba cyo muri al-Kaaba nacyo kibarizwa muri al-Kaaba faman arada an yusalli dakhil al-Ka'bati falyusalli fi al-hujri uzakenera kuba yasarira muri al-Kaaba ajasarira mu cyumba cyayo ibi biragaragaza yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yashakiraga abagore bayo ibiborohera kandi binafite n'ibihembo bigize gute bihambaye nanone kandi bagaragwa Allah kugira ngo tugane ku musozo وكان يأمر أهله بالاقتصاد في العبادة وعدم التشديد على النفس nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajaga itoza abagore bayo kutivuna no kutigora muri ibada kutivuna no kutigora muri ibada bagakora ibigendanye n'imbaraga zabo hatabayemo kwivuna no kwigora ibi ni hadithi dukesha Anas ibn Malik radiyallahu anhu uyu ni umusahaba w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ni muri hadithi dukesha Muslim aratubwira ati Anas ibn Malik aratubwira ati دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وإنه إيمان يجمع يجزيكين شمسيتي فإذا حبل ممدود بين الساريتين وجي غريبا أسانغ هارو مغوزي أزيجتكي هغتي نوتا إبزيري ممسيتي إنيوما هارو مغوزي أزيجتي هغتي ياي فقال مسجد إيمان صلى الله عليه وسلم إلى بسيتي يعني حديث يا بخاري مسلم إلى بسيتي ما هذا الحبل ويمغوسين ومغوسو جندوتي قالوا برمو غيربتي هذا حبل لزينب
li Zainaba ngo uyu mugozi ni umugozi wa Zainab umugore wa Pana umukobwa we tusalli uyu umugozi uri inyuma yewe aragenda gasari fa idha kasalat yakumva gize intege nkeya ranebwe yakumva gize intege nkeya au fatarat cyangwa kumva citse intege amsakat bihi niwo yifashisha kugira ngo akomeze abone imbaraga zo kugira gute gusara urumva badamu b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kusala birakugaragariza kwanza uburyo yani bakoraga ibishoboka byose kugira ngo basare kugeza ubwo niyo babaga bacitse intege cyangwa banebwe cyangwa hari uko biyumva badafite akabaraga bajyana aho kuzirika imigozi mu misi yite kugira ngo ari byo yegamiraho ariko akomeza asare maze intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irangira avuga iti halluhu muzirikure liyusalli ahadakum nashatahu buri wese ajya asarira ku mbaraga ze n'umurava afite fa idha kasala najya cika najya yumva agize intege nkeya yumva nebwe au fatara cyangwa kumva acitse intege falyaquda ajya asari yicaye abikumvikana Islam niba uri murasari gusa salatul layl musalla ijoro wenda usomye sura ndende ugeze aho ngaho wumva ucitse intege kandi wari wihaye intego yo gukomeza gusoma gukomeza gusari icara usari wicaye tumaturumvikana Islam kuko nubwo yashizeho umugozi Rasul sallallahu alayhi wasallam birashaka kumwerekera toya ibi ntago ari byo byiza kuri wowe kurusha kuba wakwicara ahubwo ugira gute nibonebwe cyangwa wumva unaniwe uje ugira gute uje wicara qala an-Nawawi Imam an-Nawawi aina musobanuzi w'igitabo cya Muslim aratubwira ati fihi hadith ratugaragariza al-hath ala al-iqtisad fi al-ibada gukoresha gukora uko ushoboye bigendanye n'ubushobozi bwawe muri ibada al-iqtisad yani kugira economy muri ibada ugakoresha uko wishoboye tunaturumvikana wan nahyu an at-ta'ammuqi no kwirinda kwinaniza no kwigora والامر بالاقبال عليها بالنشاط ndetse no gutegeka abantu igihe bagiye gukora ibada bagomba ko bagiye kuzikora uko bafite agatege ibada ugiye gukora ugomba kuzikora izi ibada turi kuvuga ni nawafil ni sunna wa Islam taza kuvuga ngo nzajya nsare ngo uko ufite akabaraga gusa ari ibyitegeko byo ni ngombwa ibi turi kuvuga ni iki ni nawafil ni sunna qiyamul layl salat ad-duha nizini sala zitandukanye zose ugomba kuzikora ari ukugize gute ari uko ufite imbaraga ahanga turi kuvuga ni sunna naho kuri farada birazi neza yuko byo uburyo tugomba kubikoramo nta gisibye idha fatara wa annahu idha fatara nanone kandi biratugaragariza yuko igihe umuntu yacitse intege falyaqud ajye yicara hatta yadhhab al-futur kugeza igihe bizantege nkeya zirangirira no kongera kumva ugize iki ugize akabaraga ugakomeza ugasari mu buryo bwawe ari namagambo ya Imam an-Nawawi yasobanuye muri Sahih al-Muslim na'am ibi bagaragwa Allah biratugaragariza uburyo kintu y'Imana sallallahu alayhi wasallam iteka ryose yajyaga ireberera ku badamu bayo inabigisha tubonye ko uburyo bwa mbere abigishe gukora adhkar twabonye ko yabigishe gukora adhkar nabereka adhkar nziza kurusha izindi aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yigishije Juwayriya ari amagambo subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ubu n'uburyo bwa mbere twabonye yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yigishagamo Juwayriya uburyo bwa kabiri nanone twabusanze muri hadith ya Aisha radhiyallahu anha aho Aisha yashaka gusari akajya gusarira ahantu intumwa y'Imana ikamwereka aheza kurusha aho hantu aramutse ahasari biragaragaza yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igihe cyose yatekerezaga abagore bayo inaberekera ibiborohera kugira ngo abazaza nyuma yayo batazavunika cyane kubera ko bazababona yuko n'intumwa y'Imana ajyaga iyoboramo abadamu bayo muri ibada icyanyuma bagaragwa Allah dusorejeho kuri uyu munsi nuko tubonye ko nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajyaga ibuza abadamu bayo kwigora muri ibada no kwivuna muri ibada ahubwo bagomba gukora ibada bishingiye ku mbaraga zabo bishingiye no ku ntege zabo baramuka bagize intege nkeya baramuka bumvishije uko bahagaze birabananiye birabagoye bagasari bagize gute bagasari bicaye mu rwego rwo kwinaniza rwo kutinaniza muri ibada ahubwo bagakorera binashatihi bagakorera ku mbaraga no murava bafite muri ako kanya na moral bafite
dufite muri ako kandi sabu yiteka Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yuko Allah yadushira muri babandi bumva amagambo bagakurikiza amameza muri yo katurasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yafata intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam akayigira icyitegererezo mu buzima bwacu kandi akadushoboza kuba twakora twigana ibyayiranze mu buzima bwayo bwa buri munsi aha bari mu buzima bwayo bwite mu buzima bwayo bw'urushako ndetse no mu buzima bwayo bw'imirerere n'imyigishirize mu byamuranze mu buzima bwayo bwa buri munsi habagaho ibitabo by'ikinyarwanda byo gusoma birimo imigani cyose hakabaho ibitabo by'igifaransa byo gusoma cyo gihe bigaga mu gifaransa ariko rero bageze aho babikuraho byose uzi impamvu buriya aba francophone systeme twari muri francophone ishingiye mu gusoma no kuboroka none anglophone yo nabanebwe totally ubu niho bari kubigarura bagazana utwadutabo kuma ngo bari gusomera kuri televiziyo nose ajya ngo tutabeshyanye niba ujye ubibona inkuru zarimo kera kumva nyine harimo arega inkuru za kera zinaryoshye namwe mwarazikurikiranaga abanditsi bari abahanga cyane bari inshurabwenge cyane urebeye nko mu nyinamico za kera bari inshurabwenge uburyo bakoraga ibintu wabonaga ari ibintu ariko uyu munsi none urabireba ufuse iki ni igitabo cyo kuri Yezu gusa umwana bari musomereye uwo mubyeyi gusa wize muri francophone urimo urareba ibitabo biri muri anglophone ukabona utagishobora kugisomera umwana kukimwigisha niyo mpamvu na bimwe mu bitabo byacu by'ikinyarwanda hari bimwe nabyo biri muri anglophone urareba ukavuga ati iki gitabo cyendege kiri mu kinyarwanda nta nshobera amahanga n'imwe irimo sikomeze nta kintu runaka nta nyungura amagambo urabona ko ibitabo by'iki gihe nta nyungura amagambo bikeneye kubera ko byo bwabyo birisobanura urumva n'icya kinyarwanda umwana agomba kuba afite kigomba kuba ari akanyarwanda koroheje kaho ngaho nusaba Allah katworohereza inshallah ta'ala ariko icyangombwa cyo ntacyo njye nemera twebwe abayisilamu bahangaha icyo dushobora gukora gutya turi kwiga wenda nuko bitari byakunda umuntu aragenda agafata ka gatabo umuntu isomo ribuze kwigisha uyu munsi umuntu akaba yanaryanditse mu nyandiko tuma turumvikana ku buryo tumara kurisoma twadupapo tukaduhanahana ikintu ko cyumva noneho ku buryo n'unagira no mu rugo bikorohera kugira gute no kuba wakongera ukareba ugasubizamo amaso ukanakigisha na ba bana ubundi niyo system kuko ibi turi kwiga subhanallah yani yo feed nose ibyo twahereyeho muracyabyibuka abana bacu baza gusoma ako no mwigisha gusoma nabo muje mubakundisha gusoma n'utu tutabo wowe ushobora kumenya mu kinyarwanda ukatubaha gusoma cyane ku buryo ubu kera ku buryo umuntu yaricaraga agasoma agatangira isomo ryo gusoma ryo ryabaga rirerire kurusha n'irindi cyane noneho uyu yarangiza gusoma agahereza uyu nawe akagera yarangiza buri wese noneho namwe rero utwo dutabo wenda Qur'an yo urabona ko barasoma tu n'uwo barangiza bakagira aharambuye Qur'an arayamenya ariko umubwira uti dore impuzo y'ikinyarwanda cyangwa agatabo k'ikinyarwanda somera hano ntabwo yagasoma nka Qur'an igitekerezo n'ubwo tubishaka aho buriya rero turadutabo tubamenyeje aba bana tubamenyeze bakajya barasoma cyane mu kinyarwanda bakasoma cyane mu kinyarwanda twadutabo nk'uko basoma cyane muri Qur'an aba bana bazajya barazamuka nk'uko namwe mwazamutse muri kugira baje barazamuka babizi nabo bazaja kwigisha bakabigisha muri ya systeme ugasanga byakwiriranye rwose abana muri kino gihe bazi gusoma n'ibanga kubara abakera bamwe oya aba bana nyine ntabwo bazi gusoma cyane ntabwo nyine kubera ko ntabwo babizi ishuri nko mu ishuri ntabwo basoma Jureka buriya yagakwiye nawe Jureka yagakwiye kuba ari umwana uzi gusoma ikinyarwanda mpereze igitabo akansomera ikinyamakuru nkamuha igitabo akansomera umugani
ariko ako n'ababyeyi bagira gufata igihekane shehe biramugora. nkatwe tuba twicisha abana tuba tubazi n'uburyo bateye. urabona aba bana ba shehe bigisha ni abana batoya uretse bariya bakuru wenda twemere bariya bakuru we ko bagize aba bana batoya bari ku bangana mbese batoya cyane umumenyeshe gusoma n'ikinyarwanda ukamwandikira nk'uko akomeje bari kugira turaduteyate ukatubandikira mu kinyarwanda bakurikije rya somo ryabo bakaza babiga icyo kinyarwanda. Ashobora no guhura n'igihekane atanazi akakimenyera hano aho kukimenyera no mu ishuri, ubwo bikazamuka gutyo abo bana bashobora kuzasoma kandi baza kungana namwe barangije bakazigisha ikamenya gusoma iturutse na hano itamanje yagera. Tuvuga n'icyo barakallahu fik, inshallah turaza kugerageza ibishoboka. Byavuze n'ibyo kuko ari ukurushaho n'inyigisho kwanga kuyibigisha mu buryo ukayibigisha nk'ubigisha ikinamico nk'imikino. Ntazagira ngo ejo ntabwo witabira inama. Ntabwo nari mpari. Nabonye atariho uruhare. Ni ukuvuga ngo abana turabarenganya. Nyine turabarenganya nitwe ukuvuga ngo umwana systeme umujyanyemo nk'umwarimu niyo agendamo. Systeme iri mu gihugu cyacu ntabwo ari systeme yo gufata umwana ngo imutegure mu buryo burambye. Namenye gusoma, namenye kwandika kwa heri. Niyo systeme iriho. Ubwo rero iyo hatabayeho icyo mzee yavuze nkahita nyumva binyibukije buriya umwana ibyo yikoreye we ubwe muranga nk'ikinamico ntabwo ari twe twabwiye ngo uragira gutya icyo njye nakoze ni tawjihad. Icyo twe dukora nk'abarimu no kuberekera twabwiye ati inkuru rusange ni iyi ngiyi ngaho muyikine turebe atanya ati wowe uragira gutya wowe uragira gutya. Bo muri bo bifitemo impano. Umwana muri we uwo ari we wese nta mwana w'umuswa ubaho, nibyo Sheikh yavugaga, nta mwana w'umuswa, ahubwo buri mwana agira impano ye. Icyo mvuga kiri kumvikana nuko rimwe na rimwe duhatiririza mu mpano itari ye ikamunanira ikamugira umuswa, ariko iyo umujyanye mu mpano ye buri uzarebe n'umwana wawe nuko tujya dufata umwanya wo gutekereza ku bana bacu. Fasha abana bawe ukabareba hariya ukabwira ati ubu none ahangaha buri wese agiye gukora icyo ashaka, dore ibintu biri hano mukora icyo mushaka. Ukagenda nyuma y'iminota 20 uti buri wese araza kunyereka icyo yakoze. Wasanga buri mwana afite icye bwite kidahuje n'icya mugenzi we kandi wamubona mukamugusangamo ubuhanga budasanzwe. Umwana umushizemo hano ushizemo ibintu bitandukanye, cyangwa se umushize hari uzare hari abana bahita bafata ibyondo bakaba ari byo batangira gutobata. Iyo ni impano we muri we y'ubukorikori yifitemo. Hari udushobora gusanga ko ati papa nasomye kuva hano kugera hano. Kindi kucyumva uwo musigiye buri kimwe wamusiza ahantu wenyine we yihimbira icyo agiye gukora haha. Icyo twebwe dukwiriye gukora rero ni ugufasha umwana gufunguka mu byo tubona byamufashiriza mu mpano ye. Icyo muzee yavuga tuvuga urugero natwe turi gusoma hano hadith aho kugira ngo nge nka mwarimu nyisome ku kibaho cyangwa nyandike nirangiza gisomera abana, ahubwo ni gute wa mwana nge mubwira ni dore ngiki gitabo ngwino usomere bagenzi bawe hadith, undi nawe genda usome, undi nawe genda usome. Urumva ko bo ubwabo igihe babikora no kubibabaza biroroha kubera ko ari ibyabo. Kadusaba Allah tworoheze inshallah. Reka tunatandukanye kugira ngo natwe twitegure mu kanya kugaruka ku ishuri, ariko icyo umujyanama dutahanye twese kuko ntabwo ari uruhare rwa mwarimu gusa, kuko n'umubyeyi ukunda n'ababyeyi namwe ntabwo mugikunda gusoma, muza muri mu makuru, muri mu televiziyo, muri nimwe muzanira abantu udufilime, umwana muraje arava mu rugo urasanga umubyeyi wa none aha ajya gutaha agatahana flash agutahana umugati. Kino ko cyumva umwana twenda iki kigo gitangiye kuvuga ati umwana umuzanye muri materineri azamukanye nayo atari kuvuga ngo umwe yari arimo hagati atari yaramuzanye banyiri ariko ukamuvana muri materineri akamwizamurira. Nk'uko kera twigaga kuva mu wa mbere ari umwarimu ugukurikirana
umwe akagukurikirana kugeza mu munani n'uyu bamukurikiranye kuva muri materineri akageza iriya igifaransa yaje avuga cyangwa icyongereza wagira ngo yakivukiyemo. urumva nibyo ndi kukubwira buriya mu byo ababyeyi baduhemukiramo, mu bintu bikomeye ababyeyi baduhemukiramo, batuzanira abana bakagira ngo twe twababyaye bakaduterera cyane ko cyumva noneho ugasanga umubyeyi nta suivi y'umwana. noneho reka ngo urugero abana bacu hano wenda muzaze kudusura umunsi umwe, twe dukunda kubaganiza na ustad mwahifaje ati turabanza dusubiremo, bava iwabo urabona ko ejo kuwa gatanu arubwo bize, kuwa gatandatu arubwo bize, ku cyumweru uyu munsi buriya bagiye kuza bahite baza bahite bafata Qur'ani bagiye gutangira guhifaza, bahifarize mu ishuri. Naza gusomera imbere ya mwarimu wenda ku majuzu ho birumvikana kubera ko amajuzu turayasiga ntabwo tujye tuyabahiza ngo bayatahane, ariko nk'umwana ugeze muri Qur'ani wabo barazifite, ariko se afite umwanya wo kuziga adira Qur'ani hano uzasanga nk'iyi ni umunyeshuri ntabwo ari umusigiti, ni umunyeshuri, hari izindi z'abanyeshuri bayisize hano, we aratashye nagera mu rugo hari iki nicyo abwira mama ngo nzanire, cyangwa se ati nimugoroba ndakuzanira agafilime, kino kucyumva umwana aricara kuri filime kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ya masaha yo kugira ngo umwana akoremo muraja'a niyo masaha umubyeyi arimo aramushakira utundi filime, bararyama sangahe uzi imbere none bambwira ngo twe nk'abarimu ko rimwe na rimwe tugorana. uzi imbere ukuntu ngenda bikoraga kugira ngo baze kumenya Qur'ani. Njye ntabwo nasomye Qur'ani ntanagize, ariko bana mashaga barazisoma babwira baricaraga ya mafilimi. Hari ibintu z'ukuntu bafataga bajya gufata amafilimi kujya gufatisha ahandi amafilimi, ugatanga 500 cyangwa ugatanga 1000 kugira ngo bajye gufata za filimi zo kureba kandi uzanatsibye. Njye nafataga amafaranga 1000 nkababwira inti mwicare hariya, bakicara hariya, buri muntu afite Qur'ani murushanwe. Aya mafaranga urarusha undi gusoma ndamuhera, urukumva bakicara hariya buri wese nkavuga nti kanaka n'ugize n'uwo bari wambere nkamuhemba nure wenda ariko nkamuhe wagerageje uzagerageze nkamuhemba na bya bana 3 share abaye nawe nkamuhemba bose bakagira, urukumva bazamuka bari kubikurikirana bari kuvuga papa ejo zaduhemba. Noneho nkashaka na mwarimu akazaza kubakoresha impuzu irushanwa, baza akicarana nabo, mbese wenda nateguye utuntu turagira, noneho bakicarana nabo bagasoma bati kanaka n'ubonye n'uwo twagize, bakamuhemba n'undi nabo ariko tukabahemba gutyo bagera aho babikunze. Nuko ari korona yagezemo Sherifo we yageze muri Kenya, urukundo yagiye kwiga muri Kenya, korona ibizamo, ariko bakiri hasi gutyo nuko bazamuka, ariko utabakundishije kubera ko bigenga. Hari umubyeyi abana be bose bahifaje Qur'an, kandi bahifaje Qur'an batarageza imyaka 10, baza kumubaza ibanga akoresha, aje avuga ati ni ibintu byoroshye. Umwana hari uburyo ki we ubwe yihingamo imbaraga bitewe n'icyo wamusezeranye. Ati ni iki kintu unyene ikintu gute ni ubuhe buryo bikora? Nambwira ngo umwana uza guhifadhi isura ni uri buze guhitamo ibyo turi buze kurya nijoro. N'ubundi urajya gusanga ibyo n'ubundi yani umwana naza guhitamo uyu munsi none umwana najya guhitamo arahitamo ashingiye ku byo asanze abona mu rugo. Ntabwo ari buze kukubwira ngo ngewe ngurangurira n'ubundi akubwira bya bindi bigenda. Noneho muri muraja umwana uri buze gukora muraja neza agasoma amasura twize mu cyumweru neza, niwe uzahitamo aho tuzajya gutembera, niwe tuzajyana gutembera kuwa gatandatu gusura umuntu runaka. N'ubundi wari ufite gahunda yo kujya kumusura
kino kucyumva tuvuga urugero niyo uvuga ngo ni abana batoya niyo bavuga ati niwe tuza gutembera fata 500 ushire ku mufuka 500 niwe tujya gutembera ufa kumutambutembeza muri supermarket n'ibiki byose ukamujyana mu bereshi ukamujyana ahantu runaka ukamujyana muri menge ukamujyana he ugagira gutya wajya gutaha ukamugurira iyo biscuit cyangwa se izo bombo 3 akazitaha zifashe gutya ari 3 bambwira ati noneho iyi imwe n'iyi ngiyi uze kubihereza barumuna bawe akora ryishe zingahe 3 bambwira ati noneho ubutaha uzagira nawe tuzatembera uri kumutembeza mu bushobozi bwande bwawe wirinda gusezeranya umwana ubundi ikosa rikomeye ribi n'intumwa y'Imana yabibujije no gusezeranya umwana udashashobora nzakugurira igare rimwe na rimwe ubona no kurya yari yalla nzakugira gutya ari nayo makosa ababyeyi bakora umwana agakora ziba umubyeyi we n'umubeshyi uyu mubi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaricaye mu nzu yagiye gusura umuyisilamu umudamu wari mu rugo abona kana karimo karakira n'intumwa y'Imana kandi yaragiye kuzimangira intumwa y'Imana arakabya ati yewe kana ta'ali u'tik ngwino nguhe Rasul ambwira ati ahaqqan tu'tiha nibyo koko ugiye kumuha ngati ya Rasulullah nibyo koko mfite itene nagiye kumuhereza ati wallahu ramuse utayimuhaye wabubeshye kandi imbere ya Allah wazabibazwa no tuzabazwa bingaye ababyeyi musezanya abana banyu imodoka igare sinzi umwana nyine nitwe tubatoza kubeshya kuko uyu munsi wamubeshye ejo nawe ashaka icyo kubeshya kuko uyu munsi wamubeshye kugira ngo wiregure kuko wabonye icyo wamusezeranye utagishobora nawe azakubeshya ejo kugira ngo wiregure kuko wabonye icyo wamusabye utagishobora abana batwigaho umwana bamutoze kuvuga ukuri ntabwo kuri kose umwana ukumuha yego tuvuge ntabwo wabwira umwana ngo ndakennye ari umwana mutoya ngo tugiye ngo nta mafaranga mfite muri iyi minsi aho urambwira ati cya kintu gusaba insha Allah wewe ukomeze ushire mu duhu ariko hari ikindi naguteguriye cya surprise kandi kiza kukirusha nabizi ko atari cyiza ariko kiza kukirusha ejo bundi wajya kumuza ukamuzanira igisheke cyadese icyo gisheke cyose ni icyawe nta n'uwo muza kugisangira ako kanya umwana umwishe mu mutwe kuko hari icyo wamuhaye kandi kikaba icye cy'umwihariko ndabyibuka niga muri madrasa no mu byanteye imbaraga tukiri abana batoya dusoma nigeze mu rugo ntabwo banyishyuye minervare ku masomaje urabona ababyeyi bajyaga bababesa atari uko babuze amafaranga rimwe na rimwe twishyuraga minervare niba ari 100 niba ari 300 sinibuka neza igihembwe cyari 100 dusoma muri madrasa igihembwe cyari 100 ariko iryo jana ntabwo ryari ryaratanzwe none sinzi ko nagize gutya mba nabaye wa mbere bagiye ku mobility barayinyima ngo ntabwo wishyuye minervare natashye nk'iyaka ewana yo kugendera mu birere nawe yani papa minervare kandi abaye wa mbere ariko igihembo bamaye cyari kihe ntabwo bigeze bameze igihembo cyo kuvuga ngo barakura ikibiri basa bamwita nimugoroba niho uza kuvuga icyo tuza kurya turya iki nimugoroba maze ubundi akirya njyenyine isanya n'abantu ariko nishema kuri njye kubera ko ari njye wakivuze icyo tuza kurya buri kurya kubera njye buri kurya ibihembo byanjye noneho hari n'uburyo umubyeyi niyo yanatetse n'akaboga afata nk'inyama 3 akazigwa cyangwa 2 abandi bari imwe kiba cyitwa igihembo toza umwana wawe ku rwego rwawe n'ubushobozi bwawe ugize gute ufite ntumusezanye ibyo utazashobora cyangwa utabasha tuma turumvikana umwana ushobora kuvuga uti okay kandi ikindi cya kabiri umwana bimutoza amafaranga umwana bitoza niba hari ikintu cyica umwana no kumuhemba amafaranga ubundi umwana ntabwo umuhemba iby'igiciro umuhemba iby'agaciro wagenda ukamugurira urukweto n'ubundi byari mu nshingano za kumugurira urukweto ariko kibaye igihembo n'ubundi wari ufite gahunda yo kumugurira urukweto ntiyakwambara ubusa n'ubundi ntabwo yagenda n'ibirenge ubireba inkweto zaracitse ariko umugurira urukweto muri we arumva narakandagira aca ibintu muri karitsiye ubwo yaciye ibintu muri karitsiye nibyo byishimo by'umwana icyo kintu kikumvikana ati noneho nutsinda ubutaha umva surprise ntabwo umubwira icyo uzamuha kuko utazi ubushobozi uzaba ufite icyo gihe ahubwo umubwira ati ni surprise umwana mutunguza ibyiza icya kabiri nujya guhana umwana hari ikosa ababyeyi tujya dukora wajya guhana umwana ukamwereka ko ari igicucu nta bwenge adatekereza buriya ni ikosa rikomeye umubyeyi aba akoze ku mwana kuko umwana bishobora kumwokama agahora avuga ati n'ubundi se barabizi ndi umuswarega mu rugo bariyaki barabizi ko mbuwanyu umwana akabitwara gutya ariko mugaragariza ati umwana wanjye aha ngaha watsinzwe aha watsinzwe ariko wari watsinze buri imibare urayumva kuri bileti
urabona ko yatsinzwe byakora uramubwira ati imibare urayumva wajya wumva ugerageje imibare ukoresha ireba azakubwesha nyine ibyo we yumva biri aho hafi ntabwo azi ko arizo ntazi icyihishe inyuma impamvu atsinda ati urabona imibare mwana imibare urayumva ahubwo n'icyongereza kandi icyongereza kiroroshye kurusha iki kurusha imibare niyo ikomera none urayitsinda gute ikinyarwanda cyakunanira cyo uvuga umwana yishiramo icyo kintu cy'uko ashoboye hari icyo anashoboye cyo nuko cyumva imbaraga zashira muri bya bintu gutuka umwana ni ikosa uzamucyahe mu bundi buryo ubanje kumugaragariza ibyiza muri bukari hadith tugeze kuvuga Rasul sallallahu alaihi wasallam arimo arasarisha nani Abu Bakr Siddiq akaza yakererewe abonye rukigiye kumucika ati Allahu akbar atajya muri ruku aza mwayima namwe ngo zadaka Allahu hirsan wala ta'ud imana ikongera umurava n'umuhati ariko ntuzongere umva hari n'imana ihereye ibanje gushima intege n'impamvu yatumye abikora iranje mu gayira cya gikorwa yakoze ko kitemewe yabyumvishe nayo buriya kandi bazo mugaragariza ibyiza nkunda isuku ya icya kabiri nuramuka ucyashe umwana ukamukubita tuma tumvikana ukamukubita naramuka akoze neza uzabimuhembera twe rero turabakubita bitagira ibihembo bitagira ishimwe turabagaya bitagira gushima nawe ari wowe uri umuntu mukuru cyangwa kubera icyo gikanzu wambaye ko ari fake wa hari ibintu bibiri hari ukutongera kuyambara burundu cyangwa se wajya kumbwira ugahita nanjye ndeba ukavuga ati wese icyo gipantaro wambaye aho turi kumvikana nta gikosa uryumva ariko nje nkakubwira mbega ikanzu we subhanallah nuko hano hari handuye gato ariko ndabona amashallah ikanzu ni nziza uhita uri ahantu gato ahantu sezo banzu urebe ngo ubundi ko ngiye guhana biri buze gutanga iki ubu ntabwo byemewe guhana umuntu ubona yuko bitari buze kugira icyo bihindura kuri we sinzi ibyo mvuga nabyumvikana so tuzayibona muri tarbiya muri iki gitabo biraryoshye cyane Rasul yari afite abana batoya yabahana gati yabaganiza gati ni gute yabareze kugira ngo babe icyitegererezo ku bandi kuko Rasul we yareraga wese yamugiraga icyitegererezo bandebereho yamusigagiye mugize bandebereho tuzayibona ko hari n'ibyo Imana bazaga kwibaza yajya kubwira ati genda ubwira Aisha amusobanure umudamu wazaga kumubaza ibigendanye n'imihango n'ibiki byose Rasul akaba yanagira n'iseni zo kuba yamusobanurira amwe ati yewe Aisha musobanure kuri iyi masala ikintu sizba cyo kumvikana ibyo turabikeneye insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ariko muri biriya bintu Mm. kuko tubona bari Arabiya Muke. byafasha n'umuntu kwiyongera za musadas kuri nayo cya hano zifite wenda cya application ariko tubona bari Arabiya Agwaje cyetugishyize muri Jaguar. ugifite Cyetugi ukidownloadinze ibindi nta. ibi nayo ko ari cyo ururimi ni rugari cyane rwose ariko takara kathira. noneho ururimi rwo mu bitabo rwarantangaje Ururimi rwo urumva nyine uganira n'umuntu urumva nka gutya ukaganira mu cyarabi ariko wajya mu gitabo Allah akbar wazo baza mu gitabo ukaganiriza na page mwana kimwe ururimi rwo mu bitabo nawe nyine byumve neza ngo ugasanga umuproduct n'ubwa mbere yibonye mu bitabo y'umwanditsi yandika nawe ushatse kwandika ibyawe amagambo uvuga ntabwo ariyo wakoresha mu nyandiko. saba rero bavuga ko cyangwa gifite amagambo menshi Saba gusoma cyane kwagura n'ijambo rimwe rifite andi magambo kabuyazi Sasa ni kitabu chansi na neza Sheikh. Naona nka biriya bitabo bya ntuza icyarabo kiba kirimo hadisi byake. harimo hadisi harimo icyaro ziriya hadisi za Sahih Bukhari cyangwa se Muslim muri hadisi ziba zirimo Niyo mpamvu n'umwara bashobora kutacyumva. iyi Nasajya ngo yene tafsiri tarjama biba bigaraje gute se? Nuko hari nasubona icyarabu Quran. Cyari aho ushobora gusoma kumva wapi? ahubwo ari haya basoma na n'ubu ngubu kandi bitanga akazi ukumva n'ubwanda ari N'umwara akuvuga ati ahanga se ntabishatse kuvuga. aya Quran iri muri posta kabisa Usa irenze. posta rwose Irenze ari mu bantu zare ushaka gusoma page yose byinshi wabyumvisha ariko wasoma mu gitabo cy'impuzu bora cyane gusa ikintu cya mbere usuye gusoma cyane ko gusoma njye nubona kalima ku yindi kalima aho udasobanukiwe ukacakara iyo lakuranye uhure nayo imbere niba urusange kubera ko wayisobanukiwe mbere impamvu amuganita asi ariko warahiye niyo ufisi yawe cyaro buri nta nubwo bashobora gusobanukirwa ariko ubwo ko byose uri kuvuga usanga ko abashakashatsi nibo bavuga ngo fahamu اللغة العربية واجب kuko ما لا يتم الواجب إلا بواجب فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كل هو صنع القرآن wasoma igice cyose utazitanga bimana ikintu cyangombwa cyane uko bibugera umunsi ndahiri ubu hasa ariko mba ndi hari ahantu umwana wose twadukoye twese turi he ko tugeze so nabonye biri kumumbya she bivuye ubu nasubiye mu matelefone muri wakazi yo mu mujyi nazanye za mbere ndaza ndacuruza ariko nkabona abantu binakugira zashima inkweto ya caguwa ahita yirukanyira muri Goyiko ngo agiye kugura bimwe by'iduka mbona ziri ku mpombo mbona ngiye kuyatakazamo mpitanya afata nsubira muri Goyiko ubu turimo hari ndi muri wakazi za telefone ndi kujya ngurisha ngura amahagaze wakazi nayiguze 25 ni ngiye wayiguze kujya YouTube ni umuturage wari uyizanyemo none yo nanifite yari hasi mpita ntanga yayini mfata yayini yo umuturage azanye ntabwo namwongereye wera ari hasi kandi yo nanifite bamaga menshi ntanga yayini nayo mfite nguriye hata ziri ku mpombo ariko njye kuguranisha nk'uko nguko wayibona kuri 30 itarameneka ikiba kuri 30 40 40 nanjye ukaziyo zirampira kurusha izo mfuno kurusha kandi sinapfuno kurusha
nk'idoro umurondo arambirwa ngakoresha za interinete bajyagamo reka nkongera nkarambika kandi nkibagirwa iri muri data nagaruka ngasanga ibana cyari full kuri battery niho nayishimiye na connection iyo connection yihuta nicyo kintu cya mbere kirukanga kuri Tecno ubona kandi na Samsung ntazongera gufata telefone ya Samsung niba hasho ndashobora kugura marke ya Samsung nanoza ushyiramo GB ikaya ubu ntabwo wakoreshamo GB Samsung ko mbona ngo zihana nyine zirahenda nyine kubera ko bariya uzi ikibazo se zifite ba nyirazo bari nkuko bavuga ngo ubundi muri Afurika turi aba Tecno, Infinix marke ya Tecno ariko ikaba irindi zina ukicagura irindi zina ariko ari marke ya Tecno buriya mguze Samsung inshuro nka 30 kandi Galaxy kabisa hari niyo naguze ari ngana nkagurya wakwestara GB rekada washamo cya messenger kikeme assalamu alaikum warahmatullahi Kabe hari. Tamam. Yaşasın. Urajya kwiga. Urajya kwiga. Okay.
cyane Suza. cyane